Duherukana muri episode ya mbere papa wa Keza ahamagaye James ngo aze bavugane. Amugezeho yaramubajije ati James, amakuru yawe? Undi ati ni meza boss. Boss we ati none se akazi karagenda neza nta kibazo? James ati yego rwose akazi karagenda nta kibazo. Boss ati okay, ni byiza. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ko uhereye uyu munsi utakiri umukozi wa hano, kuko namaze guhamagara ugusimbura. Kumbe papa wa Keza yari yahoze kuri bariko arimo anywa agacyayi anafata amahumbezi nk'abandi bakire bose. Bityo yari yabonye Keza ndetse na James kuva kare ko baganiraga bahuje urugwiro, maze biramurakaza cyane kubona umukobwa we mwiza w'igikundiro yigishije mu bigo byiza ndetse wari ushoje amashuri yisumbuye arimo kurebana akana ko mu jisho n'umukozi wabo wo mu rugo. Nibwo byihuse yahise afata icyemezo cyo kumusezerera, ariko atagaragaje uburakari, ahubwo nk'umuntu wiyubashye. James akibyumva yarunamye maze yiyumvira akanya, yibaza ibimubayeho, maze arunamuka abwira boss we mu ijwi riciye bugufi ati mwambabariye ntimunyirukane, niba hari n'amakosa nakoze niteguye kuyakosora, ariko simbura aka kazi rwose, kubera ko ariko kantunze njye na barumuna banjye ndetse na mama basigaye mu cyaro. Boss we ati rekeraho birahagije, icyemezo namaze kugifata. Ikindi kandi ibyawe n'imiryango yanyu ndetse n'uko muzabaho ntabwo bindeba, ahubwo mbwira hari ideni nkufitiye ritari uku kwezi ngo byose mbikwishyure wigendera amahoro? James mu ijwi rituje ryuje intimba n'ishavu ati ntayo rwose, uretse ayo ku kwezi yonyine. Boss ati okay, rero reka nawe nyagushyiriye kuri telefone ubundi dutandukane mu mahoro. Hashize umwanya muto boss we ati ndakeka wayabonye, ahasigaye afata icyitwa icyawe cyose ubundi ukigendera amahoro. Nizere ko wabyumvise kandi bye. James mu kinyabupfura cyinshi ati murakoze ndayabonye. Muri ako kanya ahita akusanya ibikoresho bye vuba vuba maze yerekeza ku irembo arataha. Mu nzira yerekeza aho yari acumbitse muri ghetto yagiye yibaza ibibazo byinshi: uburyo abuze akazi ke shisha itabona, hazakura akandi kazi, uko mama we w'umupfakazi ndetse na barumuna be bari mu cyaro bazabaho. Hakubitiraho ko atazongera kubona Keza ukundi, maze amarira akamuzenga mu maso. Ariko nk'umuntu uzaba umugabo akiyumanganya ngo bitagaragarira abantu bose. Akigera aho acumbitse yahise akuraho telefone maze ajya kwiyuhagira. Avuye muri dushe
agahinda ajya kugatura uburiri. Mu rukerera nibwo Keza yafashe telefone ngo ahamagare James nk'uko yari abimubwiye ko hari ibyo ashaka kumutuma, nubwo burya ko ari ukumujijisha kubera ko we yari yamaze kumukunda, ahubwo yari yarabuze uko abimubwira. Akimuhamagara yasanze fone ya James itariho, amuhamagara inshuro 3 zose biba bityo, maze Keza n'agahinda kenshi arongera araryama, ariko yiyemeza ko James naza mu kazi ko ahita ajya kumureba akamubaza icyatumye akuraho fone. Kandi birumvikana Keza ntiyarazi ibyabaye kuri James. Ntibyatinze amasaha James yaziragaho ku kazi yarageze. Keza nawe yari amutegereje n'igishyika cyinshi ndetse n'urukumbuzi, maze atungurwa no kubona aho James yakoreraga hari undi mukozi mushya. Niko guhita agenda yihuse ngo ababaze papa we icyabaye kuri James. Keza amugezeho aramusuhuza ati mwaramutse papa. Papa nawe ati waramutse neza Keza mwana wanjye, ko wazindutse hakiri kare se ni amahoro? Wanyoye icyayi se? Keza nawe ati meze neza papa, ariko mfite akabazo nashakaga kubabaza mbere yuko mujya mu kazi. Papa we ati yo, nta kibazo mwana wanjye, mbaza icyo ushaka cyose. Keza ati none se ko James ataje mu kazi kandi nkaba mbona hari undi karimo, yaba yababwiye impamvu papa? Papa we ati Keza nta by'impamvu, harya ntabwo naraye mbibabwiyewe na mama wawe? Nabonaga kariya gasore gatangiye kurengera maze ndakirukana nubwo kakoraga neza. Keza nawe ati no papa, ibyo ndi kumva nibyo cyangwa ndi kurota? James wamwirukanye? Ubuse wamuhoye iki ko ari umwana mwiza? Papa we n'umujinya mwinshi ati cecekaho wagashinzi we, erega nagize ngo ushaka no kumbaza ibintu bizima, naho nayo mahombo ngo ni za James. Keza udatuma ntekereza ko ibyo naketse ari byo, nakwica nkanakwishyingurira. Nako mbisa njye mu kazi, turabisubiramo nimugoroba na nyoko ahari, buriya wasanga ari nawe ukoshya ngo nshinganire ijosi bigezaho. Ariko murabeshya mugenge, turaza guhangana, dore uko gasa, nikambise nceho cyangwa nkagonge.